ukivutse uramugiraneza. Nibwo witonze urasenga cyane, isaa 9 ugashengerera, utega amatwi witonze cyane, wemera gutuma n'uwagutoye, uti njyana ndumva none. Nibwo ubaye intore y'Imana, ku wa 13 Kanama rwose, uba umusaseridoti iteka, utowe mu bandi benshi. Amushakira umurimo w'ubutorwe, none yabaye padiri. Uri umushumba udakenesha, ushakashaka izaragiye, akazishorera ku mariba y'amazi afutse. Iyo uyitsamuye ukayegerana ubwuzu, wizihiwe no kuyikenura. Uri umushumba utamwanza, umwishagawe n'izo uragiye, akazihuriza mu gikombe kimwe, zirimo imbyeyi zibyiruka n'abana, ubu nizo zigukikijwe zizihiwe. Ariko mwagira ngo ndivugira cyangwa ndiganira, wa mushumba muramuzi neza, akikijwe n'abo atumyeho, hamwe n'abasaseridoti nawe batwitaho iteka na buri gihe, dore yambaye ibimuranga kuko ari umushumba nyawe, asesuye ikanzu yererana, inkweto mu birenge n'impeta mu rutoki, kuko yasezeranye na Nyagasani. Imana yaramwitegereje iramwenyura, iratwenga irishima sana, iti hahirwa inda yakubyaye, kuko yavutse n'umugabo, none niboneye uwo numa, za ntama zo mu gikumba cyanjye, cya kindi cyo iragutoye ngo igutume, igusiga amavuta y'ubutorwe, maze iguha inkuru y'ubushumba, ikugerekeraho n'ubutumwa budutunga twaba watumweho. Nawe ntiwaziyaza uritonda, utega amatwi ntiwaba ingumba, urasobanuza ngo usobanukirwe, ariko ndigiza nkana koko, kuva ukivutse uramugiraneza. Nibwo witonze urasenga cyane, isaa 9 ugashengerera, utega amatwi witonze cyane, wemera gutuma n'uwagutoye, uti njyana ndumva none. Nibwo ubaye intore y'Imana, ku wa 13 Kanama rwose, uba umusaseridoti iteka, utowe mu bandi benshi. Mbona nk'umunyampuhwe nkayo, igutanaga impuhwe zayo, utangaza impuhwe zayo, uzamamaze muri nyundo yose, ndetse no ku isi hose. Uhabera intumwa itiganda, nawe ntiwaziyaza urakunda, Yezu uramushengerera iteka, ibitabo bitagatifu urabizirikana, umutima ntiwatinda uranyurwa, nawe uti vuga Nyagasani umugaragu wawe. Nizeye no kumwiyambaza, nkamubaza iteka icyo nshaka. Uri umushumba udakenesha, utonesha iziragiye zose, ko kubereye abutumyeho. Kadugufiteho umushumba turashisha twumva, kuko udushora mu rwuri rutoshye, erega ni mu gihe, kuko aho udushora nawe niwe ushoka. Ndavuga ku isoko y'impuhwe n'urukundo, no mu isengesho ritaretse. Ngaho Imana impaye impundu, ngo nimbarwe manike impundu, nyirizo mpamvu n'impaka ndende, mvuga izo mpamvu mvuga abahanga, ngabira abarwo urwo rukundo. Mbivuze muri aya magambo, kuko kuba kwa Jambo nta gihombo, yadukinguriye amarembo, yaba umuhanga udahunga wasanga, uhangira impamvu za gihanga. Nirere Christine, Paruwasi ya Mushubati, murakoze. Sawa. Muganga wa Padiri akomeye.
amashuri ntacyo bitwaye sibyo ntacyo bitwaye tubihe bonyine Imana izamurinde azatuyobore neza turusheho kwimakaza isahuje dufitanye n'Imana n'abavandimwe duhereye iwacu mu rugo Padiri Bosco azadufashamo amashyi y'impundu Padiri wacu Imana yaramuremye iritikira ababyeyi be ko bamwiteza bose amaze kugira imyaka 7 bamutangiza amashuri arayarangiza none yabonye diporome amaze kubona diporome bamushakira umurimo w'ubutorwe none yabaye Padiri Imana izamurinde azatuyobore neza ababyeyi baca Bosco bamurenze gikristu Imana imutoye umunsi batubere Padiri Imana izamurinde azatuyobore neza amashyi y'impundu Padiri wacu Imana yaramuremye iritikira ababyeyi be ko bamwiteza bose amaze kugira imyaka 7 bamutangiza amashuri arayarangiza none yabonye diporome amaze kubona diporome bamushakira umurimo w'ubutorwe none yabaye Padiri Imana izamurinde azatuyobore neza paruwasi ya Biruyi irashimira ca Bosco Imana imutoye umunsi batubere Padiri Imana izamurinde azatuyobore neza amashyi Padiri wacu Imana yaramuremye iritikira ababyeyi be ko bamwiteza bose amaze kugira imyaka 7 bamutangiza amashuri arayarangiza none yabonye diporome amaze kubona diporome bamushakira umurimo dusoza none mubifashe mubatuze amashyi bari gusoza ku kabyino kabo azatuyobore neza ubu nimufashe duhe amashyi muyabahe y'impundu Padiri